kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo Urumuri. Amakuru ava impande enye z'isi yose, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri radiyo Urumuri. Twongeye kubasuhuza tubifuriza ibihe byiza mwese abakurikiye radiyo Urumuri. Turabashimiye ko muri benshi muri gahunda z'ibiganiro byayo. Ikaze no muri aya makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki ya 26 Werurwe umwaka wa 2021. Dutangirane n'ingingo z'ingenzi zayo. Ishyaka Ishema ry'u Rwanda ryandikiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi rirateza kamo, aho rivuga ko ubutegetsi bwa Paul Kagame burembeje abanyarwanda. Nimurebe imyaka imaze kuba myinshi, aba bantu bakomeza kwica abantu, bakomeza gushimuta abantu. Madame Nadine Kasinge ni perezida w'iri shyaka, turumva uko bisobanura n'icyo basaba ibihugu bigize kariya kanama ka Loni. Na n'ubu nta kanunu ko kumenya umutegarugori Françoise Murekatete aherereye, ibyumweru bibiri birashize. Atari ubwa mbere aburiwe irengero. Umwaka wa 2020 uyu mumama nabwo baramutwaye bamushimuse bamumarana ukwezi muri safe house. Jean Paul Ntagara mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda aratangaza ko atari ubwa mbere umutegarugori aburiwe irengero. Urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina rukomeje guhindura isura umunsi ku wundi. Ibuka ko yatangaje ko atazongera kugaruka kuburanira imbere y'abacamanza, uretse kandi no kuba ruburanishirizwa imbere yabo hari abasanga hari n'ibirenze ibyo. Icyaha cya politiki kujyana mu rukiko kuriya udafite political support y'amahanga uba uri kwiyahura. Professeur Dr Charles Kambanda ni impuguke mu mategeko n'umusesenguzi mu bya politiki, turamwumva mu kanya. Muri diocese ya Cyangugu ejo habereye ibirori byo kwimika ku mugaragaro umwepiskopi mushya wayo, Musenyeri Edouard Sinayo. Umwe mu bamuzi neza aramutubwira ni Padiri Thomas Nahimana. Uwahoze ari perezida wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli yashyinguwe kuri uyu wa gatanu. Turaza gusoza aya makuru turi kumwe n'umuhanzi Jean Paul Samputu, utaririmba gusa ahubwo unaririmba atanga ubutumwa bujyanye n'ibihe by'ubu. Tubagezaho aya makuru ndi Jean Paul Ndahabi, nayateguye muri studio ya 4 ya radiyo Urumuri hano bari mu Bufaransa. Naho Aloyse Simpunga niwe wateguye gahunda zose z'uyu mugoroba, ni nawe dukesha kumvikana kw'aya majwi n'amashusho asakazwa kugira ngo agereho. Turagushimiye gufatanya iyo mirimo yose. Dukurikiza amakuru ku buryo bwawe. Kuri uyu wa gatanu ino mu Bufaransa nibwo akanama kashinzwe gucukumbura uruhare rw'Ubufaransa ku Rwanda hagati y'umwaka wa 1990 n'umwaka wa 1994 nibwo kashyikirije Perezida Emmanuel Macron ibyo kabashije kugeraho. Muri make aka kanama kakaba kavuga yuko hari uruhurirane rw'uruhare ruremereye rwa leta y'Ubufaransa. Cyakora muri iyi raporo aka kanama kakaba gahakana ko leta y'Ubufaransa itigeze igira ubufatanye mu mugambi wa jenoside. Iby'iyi raporo rero ku buryo burambuye tuzabigarukaho mu makuru no mu biganiro byacu muri iyi minsi. Na n'ubu nta kanunu ko kumenya umutegarugori Françoise Murekatete aherereye, ibyumweru bibiri birashize. Hagati aho ikizwi nuko atari ubwa mbere abuze mu buryo budasobanutse. Nkuko babizi babyemeza ngo n'umwaka ushize byarabaye, cyakora kera kabaye biza kugaragara ko yari afitwe n'inzego z'ubutegetsi. Bigeze n'ahantu bibabaje, aho guverinoma y'u Rwanda ijya kubaterankunga ikajya ku isi yose ikabeshya ko ibyo kurigisa abantu bitazongera, nyamara
ikaba irimo kubikora ku manywa y'ihangu, ikaba ibikora rwose nta soni biyiteye, n'ibintu bibabaje. Umusore Bahati mu minsi ashize n'uyu munsi abantu ntibaramubona, Bahati Innocent ntibaramubona. Bidateye kabiri mu byumweru bibiri bishize, ubwo hari kuwa gatanu ku itariki 12, yego ku itariki 12 z'uku kwezi kwa gatatu, umumama umubyeyi Murekatete Françoise yaburiwe irengero. Aburirwa irengero ari avuye ku kazi aho yakoraga, atashye aho yari atuye Kimironko. Uwo Murekatete Françoise nk'uko mwabyumvise bivugwa n'umwana we, akaba yaraburiwe irengero mu gihe abakozi ba FPR bari bavuye kumureba ku kazi bamwaka umusanzu wa FPR, akabahakanira akababwira ko atari muri FPR, ndetse akanababwira yuko adashobora gutanga uwo musanzu. Nimbeshyerwe n'ayo mafaranga ntayo mfite, ariko niyo nyagira ntabwo nayabaha kuko ntabwo ndi muri FPR, yewe nta n'ishyaka ndimo. Byumvikane yuko yababwije ukuri, basiga bamubwiye ngo yisubireho, arabahakanira ababwira ko ntacyo azabitekerezaho, ngo turagiye ngo ariko uzabitekerezeho. Arababwira ati ntabwo nzabitekerezaho kuko ntabwo ndi muri iyo FPR. Uyu mumama rero amakuru ye nakomeje gukurikirana cyane, Murekatete Françoise, nuko yari afite imyaka 54, urumva yarakiri umubyeyi mutoya. Ikindi cya kabiri nuko yari afite, hari abana babiri bari mu Rwanda, ashobora kuba afite n'umukobwa uba muri Amerika, ndacyabikurikirana neza ngo mbimenye. Hanyuma rero ikindi nuko atari ubwa mbere aburiwe irengero. Mu mwaka wa 2020 uyu mumama nabwo baramutwaye bamushimuse, bamumarana ukwezi muri safe house. Uyu mubyeyi barongera baramurekura, nabwo ari uko umuryango wavugije induru, abantu bahagurutse barahagarara. Jean Paul Ntagara ni umuyobozi w'urugaga nyarwanda nzahuragihugu Inkubiri Restore Rwanda People's Movement, akaba ari na minisitiri w'intebe wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ishyaka Ishema ry'u Rwanda ryandikiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi, rirateza akamo aho rivuga ko ubutegetsi bwa Paul Kagame burembeje abanyarwanda. Mu nyandiko y'amapaji 16 bugaruka ku kibazo cy'ubwicanyi n'ibindi bikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu, rikavuga ku ihungabanywa ry'umutekano ku buryo burenga n'imbibi bukototera akarere, ndetse bagatanga ingero z'abari ku isonga y'ibyo bibazo bavuga ko biteye impungenge zikomeye. Nyuma bagasaba ku kanama ka Loni gufatira ibyemezo ubutegetsi bwa FPR. Mu masaha ashize naganiriye na perezida w'iri shyaka, w'ishyaka Ishema, musobanuzi by'ibarwa itarajya ku karubanda. Ikintu cyabiduteye nuko tumaze imyaka itari mike tureba dutekereza ku bisubizo byaba bishoboka kugira ngo abanyarwanda bongere basubirane ituze mu gihugu cyabo. Byabaye byinshi, muzi ko Ishyaka Ishema turi abantu bagendera ku solution z'amahoro, ku bibazo bikemuwe mu mahoro, kuko twumva ko ntibishoboka ko ibibazo by'abanyarwanda byarangira binyuze mu ntambara nk'uko FPR yabinyuzemo, kuko twebwe dusanga intambara ari ikintu cyo kukireya za gatebe gatoki hagati y'abanyarwanda bahongeho ko icyaba ngombwa ari uko abanyarwanda bakumvikana, bakicara ku ntebe bakumvikana. Ni muri urwo rwego rero twe twasanze ko turebye ibibazo bikomeje kugariza u Rwanda, imiryango mpuzamahanga idahwema kwandikira guverinoma y'u Rwanda ibwira ati nyaboneka nimwohizikira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, nyaboneka nimureke gushimuta abantu, nimureke kwica abantu, nimufungure urubuga rwa politike. Ibyo bamaze imyaka myinshi babivuga, bagatanga urutonde rw'abishwe uwo mwaka, ababuriwe irengero uwo mwaka, ariko mu by'ukuri ntihagire ikintu na kimwe gikora.
iyo ni imwe ku rundi ruhande, ariko tukabona ko na FPR impamvu itabikora ariko ntabwo ibishoboye, ntabwo iri muri pozisiyo yo kuba yakemura ibibazo by'abanyarwanda bikurikijwe n'uburyo yagiyeho mu buryo bw'intambara, ishingira ubutegetsi bwayo ku mateka atumvikanyweho n'abanyarwanda, amateka yifavoriza gusa, ayigira nziza, ayirengagiza uruhare rwayo rukomeye mu bibazo byagiriye abanyarwanda. Mu Rwanda nk'uko tubibona, ahubwo ubutegetsi nibwo bukomeje guhohotera abantu, kandi bukaba busa n'ubudashobora gukora ukundi, budashoboye gukora ukundi, kuko bwahisemo aho ku biganiro bwahisemo guhangana n'abaturage. Ibyo rero tukaba tubona bidashoboka, tukaba tubona ari akarengane cyangwa se gakorerwa abanyarwanda no ku ruhande rwa Nations Unies, kuba babona neza ko abanyarwanda bakomeje guhohoterwa n'ubutegetsi bwasinye amategeko agomba kubahiriza ikiremwamuntu, ntibuyubahirize, Nations Unies nazo zigakomeza kurebera, ntizigire ikintu zikora, kandi zifite ububasha bwo kuba bwazikora, zifite ububasha bwo kuba bwatanga ibihano, bukabuza abo bantu gukomeza kurengera no kwica amategeko. Ni muri urwo rwego rero twabahamagaye muri responsibility yacu, turavuga tuti nimurebe imyaka imaze kuba myinshi, aba bantu bakomeza kwica abantu, bakomeza gushimuta abantu, bakomeza kubuza abanyarwanda uburenganzira bwabo bwo kuvuga ibyo batekereza. Ingero zirahari, raporo ziruzuye. Ni kuki mukomeza kuvuga gusa, kuki mutajya mu bikorwa? Kuki mutajya mu bikorwa ngo mukoreshe amategeko, uburenganzira muhabwa n'amategeko n'u Rwanda narwo bwaro rwasinye, kugira ngo murengere abaturage b'igihugu cy'u Rwanda bakomeje gukandamizwa, guhohoterwa no kugirirwa nabi n'ubutegetsi, mwe mubireba mukomeza kurebera buryo. Urutonde mwakoze mugira ngo mugaragaze ababa bafite uruhare mu kubangamira uburenganzira bwa muntu, munashyiramo n'umufasha wa perezida wa repubulika, mugashyiramo n'abana be babiri. Umuntu akaba yakwibaza ko hari imyanya se mwashingiye kuki, hari imyanya bafite mu butegetsi, hari uruhare bafite mu bikorwa byaba bigirira n'abanyarwanda cyangwa bibangamira uburenganzira bwabo, ku buryo mwabashyira ku rutonde rujya guteza akamo mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi? Kuko twavuze cyane ku bijyanye n'umutungo unyerezwa, umutungo w'igihugu ukoreshwa mu buryo butagombye gukoreshwa. Abo ngabo muribuka ko umukobwa wa Kagame n'umugabo we bagaragara muri Panama Papers bafite imitungo muri za paradis fiscaux. Iyo mitungo yavuye hehe? Ikoreshwa mu biki? Akenshi na kenshi iyo mitungo ni yayindi ikoreshwa mu kuriha abavuga neza u Rwanda mu bintu bitari byo. Ni ya mitungo ikoreshwa mu kujya kugura intwaro zikoreshwa n'ayo magurupe y'abarwanyi mu baturanyi, n'ibindi byinshi bidasobanutse. Kandi abo bantu ni nabo bakoreshwa kenshi na kenshi mu makontakite runaka. Niyo mpamvu rero ari ngombwa ko iyo mitungo yabo ifatirwa, kuko nta nubwo tuzi ahantu bayivanye, ntabwo tuzi akazi kari ofisiyeri abo bantu bakora, ku buryo bagira iyo mitungo ingana gutyo. Ikindi kandi bakabuzwa nyine nabo ubwo burenganzira bwo kugenda bisararanga ku isi hose, nk'uko nabo babangamira abanyagihugu cyangwa abaturanyi mu burenganzira bwabo bubanza. Bibaramutse bibakozweho, kuko twavuze ko nyine atari urutonde ruziguye, ntabwo runonosoye, mbese ntirunonosoye, maze gushyiraho abantu benshi. Zitukwa mu abakuru nibo babishinzwe, bahereye kuri abo n'abandi baboneraho, bakabona ko ibyo bintu bakora bagombye kubihagarika. Ikiganiro kirambuye twagiranye na perezida w'ishyaka Ishema Madame Nadine Kasinge turakibagezaho muri iyi minsi.
urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina rukomeje guhindura isura umunsi ku wundi nyuma yafatiye icyemezo cyo kutongera kugaruka imbere y'abacamanza avuga ko amaze kubona ko nta butabera hateze akomeje kohererezwa ihamagazwa cyakora nyine ntiyitaba urukiko nk'uko yabirubwiye uretse no kuba uru rubanza ruburanishirizwa mu ruhame imbere y'abacamanza ndetse rukanyuzwa no kuri televiziyo aho nabumva indimi z'amahanga basemurirwa buri jambo hari abasanga iby'uru rubanza binarenze iby'imiburanishirize isanzwe mu mwanya navuganye na Professeur Dr Charles Kambanda ni impuguke mu mategeko ni umusesenguzi mu bya politiki n'avoka n'umwarimu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika natangiye mubaza icyo atekereza ku buhamya buherutse gutangwa n'umunyamerikakazi Dr Michel Martin n'agaciro bufite uyu munyamerikakazi yari imbere y'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka Kigali mu Rwanda aho kuwa gatatu yanarahiye ko avugisha ukuri twumve Professeur Dr Charles Kambanda uriyo mugore ibi bintu byose avuga byari kuba kumvikana byebura abijyanye mu iperereza kuri evo iperereza noneho iperereza rikagera rijonjoramo ibintu biri relevant ku rubanza ariko bamuzanye bimeze nkaho aze gutanga amakuru ikintu cyose iwe yumva ko ashobora kuvuga yakizanye ntabwo biba mu mategeko muri ya constitution y'u Rwanda ntabwo byemerewe noneho akajyamo no kuvuga no kumva icyo twita mu mategeko hearsay of hearsay ibyo wumvanya abantu cyangwa ibyo wumva ukaza kubirega uwo muntu no ntabwo turega uwo muntu ibyo wumvanya abantu ziriya emails zitwa hearsay ya hearsay uriyo mudamu aho yaba yazikuye hose ntabwo ushobora kuva kuzizana mu rukiko kuriya no zigombye kuba first of all authenticity yazo tukayiprovinga hano kimwe mu bintu basanze muri izo emails hano bakora iperereza basanze ko zimwe basanze ko ikibazo cya authenticity harimo emails bahimbye icyo ni icyambere icya kabiri ni chain of custody iyo ujyanye mu rukiko dokima runaka turareba yavuye he yari yibitswe gute hehe wayivanye hehe uyizana mu rukiko icyo twita chain of custody iyo dusanze hari inconsistencies muri chain of custody iyo dokima ntabwo yinjira mu buhamya icyo utekereza ku cyemezo Paul Rusesabagina yafashe cyo kudasubira imbere y'abariya bacamanza ndagira ngo nkubaze niba bitazorohereza kurushaho abo bacamanza abo Paul Rusesabagina n'abamwunganira bashoboraga kujya babwira nabo icyo babona batemeranyaho mu byo bashinjwa ntibigiye korohera abarega Paul Rusesabagina n'abamuburanisha oya mu byaha mu rukiko mpanabyaha uregwa ntabwo asaba kunyomoza uregwa ntabwo asaba gutanga ibimenyetso aho leta niyo isabwa gutanga ibimenyetso simusiga ku buri elema ya buri cyaha urabyumva ni ukuvuga ngo leta uregwa ahari cyangwa adahari ntabwo burden of proof cyangwa standard y'ibimenyetso bagombye kuzana ntabwo bemerewe kuzana ibimenyetso n'ubundi bikemangwa wowe ukabona ko ayo mahanga n'icyo abantu batekereza bishobora kuzaganza bikarusha ingufu icyo ubutegetsi bushaka cyangwa icyo abacamanza bashobora kuzafataho icyemezo cyangwa icyo bateganya kuzafataho icyemezo imanza zose zijyanye n'ikirego cy'uko ngo umuntu ashaka kukuvanaho leta bitwa ibyo ni ibyaha bya politiki icyaha cya politiki kukijyana mu rukiko kuriya udafite political support y'amahanga uba uri kwiyahura Professeur Dr Charles Kambanda avoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikiganiro kirambuye twagiranye turakibagezaho mu masaha ari imbere
muri diyoseze ya Cyangugu ejo kuwa kane habereye ibirori byo kwimika ku mugaragaro umwepiskopi mushya wayo Musenyeri Edouard Sinayobye. Papa François yamuteguriye uru rwego mu kwezi gushize kwa kabiri. Iyi diyoseze yari imaze imyaka 3 yose nta mushumba. Ni umwepiskopi wa gatatu w'iyi diyoseze yashinzwe mu mwaka w'1981 kuko mbere intara yari muri diyoseze ya Nyundo. Padiri Thomas Nahimana yabanye na Musenyeri Edouard Sinayobye i Nyakibanda muri seminari nkuru. Aramuzi neza rero, asobanura ko amuzi ubwitonzi no gucisha make. Ni umuntu nzi cyane kuko twamaranye igihe kitari gito mu seminari, yari muri promotion inkurikira, no kuvuga ko nahawe umupadiri umwaka imbere ye, ariko ubwo twarabanye cyane. Nkababona rero umuntu kwiye diyoseze ya Cyangugu muri iki gihe. Ntabwo nari mperutse kumenya makuru ye, namubonye ejo bundi nyine bamugize umushumba. Akaba afite impano nk'ebyiri eshatu zihariye nkeka ko zizamufasha kuyobora diyoseze. Impano ya mbere nuko ni umuntu ucisha make cyane. Ni umuntu ucisha make, akaba umuntu wiyoroshya. Biratandukanye ibyo byombi, ariyoroshya cyane kandi agacisha make. Uwahoze ari perezida wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli yashyinguwe kuri uyu wa gatanu. Uyu mugabo benshi babona nk'umuyobozi w'imena n'intangarugero muri Afurika yatabarutse ku itariki 17 z'uku kwezi kwa gatatu. Yaranzwe no kwita ku baturage, kuzahura ubukungu, atirukiye amahanga, guca ruswa, kwicisha bugufi. Yemeraga Imana kandi agasenga cyane. Yakunze kumvikana avuga ati gupfa tuzapfa ariko twizera Imana kandi tuyihore hafi kuko idukunda. Yagize ati ku umukuru w'igihugu ni ugukorera abaturage uhereye ku bakene. Mimi nimezaliwa kwenye familia maskini, na ndiyo maana nasema kazi ya urais ni sadaka kwa Watanzania walio maskini. Nkuko nabibasezeranije tugiye kuganira n'umuhanzi Jean Paul Samputu utanga ubutumwa anyuza mu buhanzi bwe bw'indirimbo. Urebye aranashingira ku miterere y'ibihe by'ubu by'umwihariko ku Banyarwanda. Ejo tuvugana yakoze ku murya wa gitari, ataririmba gusa ahubwo anavuga ikimuri ku mutima. Mimi nasafiri hapa duniani kupumzika sipaoni, nilala paniwe karibu na wewe, karibu zaidi baba yangu, karibu Mungu wangu, karibu na wewe, karibu zaidi baba yangu, siku zote niwe karibu na wewe, karibu zaidi Mungu wangu, baba yangu, nakupenda mana yanye, ndagukunda. Ariko nanone karibu Mungu wangu, siku zote niwe na wewe, ni kuwa karibu ubi ruhande rwanjye. Ndashaka kuguma ruhande ni nka bya bindi yandi mu gifaransa plus près de toi mon Dieu. Ndashaka kubora ruhande rwawe buri mugoroba buri joro. Ubwo narashaka ngo nanone sinzayiveho mano nzashaka kuzahorana nawe, none ndakumenye. Sinshaka ikindi kintu kindangaza, sinshaka kureba ibindi, nshaka kubana nawe igihe cyose. Ndibuka yuko mu myaka yakurikiyeho nyine ni naho twakubonye tukumva uri kuririmba ucuranga, uvuga ko Imana yakugiriye ubuntu, ukayimenya ukayemera ukayakira. Ari indirimbo nayo y'ubuhamya kuvuga ngo Jean Paul yamenye Imana, Jean Paul yarahindutse ntakiri wa wundi, kuko banga kubyemera kubera ibi bintu bibi byinshi nakoze. Nubwo businzi biki ntawemeraga ko Jean Paul yakizwa yahinduka, bakanga. None ndavuga reka nkora indirimbo ivuga Jean Paul yarahindutse, yabaye converti. Ni Paul nyine wavuye yari Saul akaba Paul. None se kuki mutakwemera ko nahinduka?
nisifiwe sana kwa kuwa mimi aliniokoa. Niliona tabu na huzuni mwingi, nikamwita akaniokoa. Jean-Paul Samputu aliokoka. Aroni Litunga aliokoka. Fele Kakwaya aliokoka. Baingana François aliokoka. Muri iki gihe hari ibintu biri kuzamuka by'abaheza ngunde mu mpande zose, bireze birakuze bimeze nabi cyane ku buryo ubwo ni wakenewe iyo message nubwo tugiye aho ngaho wenda twari kuhaza aho uwarokotse jenoside yitwa umupfobya wa jenoside. Ibintu bitumvikana utagomye no gutinyuka kwita uwarokotse jenoside ngo n'umupfobya wa jenoside. Ntange rero wabyitswe mbere y'abandi bose namenya kubisobanura no kubivuga. Ubundi imbaraga bashyira mu kurwanya abo bita abapfobyi ba jenoside zagombye gushyirwa mu bahubwa mu bapfobya ubumwe n'ubwiyunge, kuko jenoside impamvu iba yabayeho ni ikintu uko nta bumwe n'ubwiyunge buba buhari. Igihe rero ubumwe n'ubwiyunge bubuze, jenoside ishobora no kugaruka. So ikintu rero wakwitaho ni kwirinda no kwigisha ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo hatagira ubupfobya. Muri iki gihe iwacu bari kubupfobya cyane. Ndi muri yo, mbese niko kazi kanjye, nzi kubireba nabisobanura. Usanga amagambo y'abantu batuka abandi barimo bapfobya ubumwe n'ubwiyunge, buri gupfobya cyane ariko ntawe ubivuga, nta nutaka. Ubwo ngiye nibwo navuga nti mo kabyara mutabare urukundo ruzasigara. So ni musingire urukundo rero, nirwo rwonyine dukeneye, nirwo rwonyine bakeneye. Izo mpande rero zose babishaka batabishaka, u Rwanda bazarusiga, nta n'umwe ubwo rurasigara. Ni muhumurage mwiza abana bayo, ni mukundane. Nibikunanira wikwigisha umwana wawe kwangana. Ndabasaba ubworoherane, ndabasaba kwiyubaha. Ntushobora kuvuga ko wiyubaha wanga uri, no. Cyane cyane rero abayobora rero nta shwa mufite, nta choice mufite, nta mahitamo mufite. Mugomba gukunda no gukundana, mugakunda abo muyobora. Ntimuzemere ko hari umuntu mubita abandi abanzi ngo mubemere. Muzi ko twabyangaga, batwitaga inyangarwanda, ntabwo byadushimishaga. Natwe ntituzi tundi muntu inyangarwanda. Kunda bose tugira uwo wanga, kundana bariya wita banze bawe. Uwakunda ubasabira imigisha, kundana. Wazalendo hakikisha ni kwamba upendo ni kitendo kilicho kando kando. Kundana, kunda bose, kundana, kundana bariya, kundana, kundana na bose. Only love, only love, only love. Ndagira ngo mbatumire ntimuzacikwe n'ikiganiro kirambuye tuzabagezaho muri iyi minsi, aho Jean Paul Samputu, umuhanzi w'indirimbo n'imbyino, atanga ubutumwa bukomeye. Azabacurangira, abasusurutse, abasangiza ubuhamya yaduhaye ku nshuro ya mbere.
naha rero dusoreje amakuru y'uyu munsi mwakoze abayakurikiye ingindi Jean Claude Murindabi nayabateguriye muri studio ya kane ya radio Urumuri hano i Paris mu Bufaransa. Naho gahunda z'uyu munsi zateguwe na Aloise Simbunga muri studio ya mbere mu Bubiligi. Aloise Simbunga turagushimiye gusohoza neza iyo mirimo yose. Mwese inshuti bakunzi ba radio Urumuri tubifurije guteza